Ngiye kubasuhuza bakundwa mu mwami wacu. Shalom shalom kuri mwese. Nshimiye Imana yuko inciriye inzira kugira ngo twongere tuganire muri aka kanya. Turacyari kuvuga ku ijambo ryahanuwe, aho turi kwibanda cyane cyane ku kuzamurwa kw'itorero. Kuzamurwa kw'itorero twabivuzeho byinshi. Abantu benshi ntago bemera yuko itorero rizazamurwa, ariko ibyanditswe byera birabihamya. Yesu Kristo ubwe arabyihamiriza mu migani twagiye tureba, avuga uburyo azatwara bamwe abandi bagasigara, ndetse tugenda tureba n'icyo abo bantu bazakora. Turi kuganira rero ku magambo meza, jyewe ndayakunda. Ni amagambo uko tuyaganiriye nongera kumva umwuka wera yanyigishirijemo. Hari n'abavandimwe bambajije batarika ibi bintu kuki utabishyira kuri YouTube, ko abantu benshi baba bari mu madini batarigishijwe, batazi iyo biva n'iyo bijya. Ariko ntekereza ko ntago aya ari amagambo y'abantu bose. Pawulo niwe wigeze yandikira itorero ry'Abakorinto mu gice cya 2 cy'urwandiko rwa mbere yandikiye Abakorinto. Reka yenda nsome mpereye ku murongo wa 3. Arababwira ngo nabanaga namwe mfite intege nke, ntinya, mpinda umushyitsi mwinshi. N'ibyo navugaga nkabwiriza ntibyari amagambo y'ubwenge yo kwemeza abantu, ahubwo byari ibigaragaza umwuka n'imbaraga, kugira ngo kwizera kwanyu kudahagararira ku bwenge bw'abantu, ahubwo mu mbaraga z'Imana. Murongo wa 6 ngo icyakora ubwenge tubuvuga mu batunganijwe rwose, ariko ubwo bwenge si ubw'iki gihe cyangwa ubw'abatware b'iki gihe bashiraho, ahubwo tuvuga ubwenge bw'ubwiru bw'Imana, ari bwo bwenge bwahishwe Imana yaringanije ibihe byose bitarabaho ngo buduheshe icyubahiro. Mu batware b'iki gihe nta wabumenye, kuko iyo babumenya ntibaba barabambye umwami w'icyubahiro. Ariko nk'uko byanditswe ngo ibyo ijisho ritigeze kureba, n'ibyo ugutwi kutigeze kumva, ibitigeze kwinjira mu mutima w'umuntu, ibyo byose Imana yabyiteguriye abayikunda. Haleluya haleluya. Dushatse twaba tugarukiye ahangaha. Pawulo yari arimo ababwira uburyo amagambo yaje abigisha ntago yari amagambo y'ubwenge ahambaye, ababwira za filozofi, ababwira ibintu bikaze. Ariko ageze ku murongo wa 6 arababwira ati icyakora ubwenge tubwigisha mu bamaze gutunganywa. Ngo ariko kandi ubwo bwenge twigisha tuvuga mu bamaze gutunganywa, mu batunganijwe rwose, nabwo ntago ari ubwenge bw'ab'iki gihe, ahubwo ngo ni ubwenge. Wumva umurongo wa 6 ngo icyakora ubwenge tubuvuga mu batunganijwe rwose, ariko ubwo bwenge si ubw'iki gihe cyangwa ubw'abatware b'iki gihe bashiraho, ahubwo tuvuga ubwenge bw'ubwiru bw'Imana, ari bwo bwenge bwahishwe Imana yaringanije ibihe byose bitarabaho ngo buduheshe icyubahiro. Bene data, ubu bwenge bw'ubwiru bw'Imana ntago ari ubw'abantu bose, ntibinashoboka ko abantu bose babushyikira. Ahubwo Pawulo yaravuze ngo ubwo bwenge tubwigisha mu batunganijwe rwose. Biragoye ko wafata amagambo nk'aya y'ubwiru bw'ubumana ukajya kuyabwiriza umuntu ugifite confusion, ukibaza atari ku bundi buriya harya amategeko, ukibaza muribuka amagambo twasomye mu Bagalatiya igice cya 4, utaramenya kuvangura bariya abagore babiri ngo amenye Sara ugereranywa na Yerusalemu yo mu ijuru, na Hagari ugereranywa na Sinayi umusozi wo muri Arabiya. Mu by'ukuri akaba ari ahabivanga avuga ati atubuse ndakizwa, atariko ejo haza umubwira iby'Isabato akabagiyeyo. No, hari ubwenge bukwiriye kubwirizwa abantu bamaze kuva mu gihirahiro, yamaze gushyikira. Nawe se urafata umuntu utarashyikira n'umwuzuro w'agakiza, ntago arumva ubwiru bw'ubumana, mu by'ukuri arakibaza harya ubundi se harya ni 3 n'umwe, mbese biracyari ibintu bikimucanga. Umuntu ntago arashyikira uko umukristo abana n'isezerano rya kera, ntaranashyikira ubuhanuzi buri muri ryo. Biragoye ko uwo muntu watangira kumuha ku bwenge bw'ubwiru bw'Imana atabuhinyuye. Niyo mpamvu
Pawulo agera hano hasi ku murongo wa 9 ari kuvuga iby'ubwo bwenge kugira ngo akumvishe uburyo ni ubwenge burenze bidashoboka ko umuntu utari mu mwuka wa Kristo yashyikira. Ni ubwenge ab'iki gihe bahishwe ngo bwaringanirijwe ibihe byose ngo kugira ngo buduheshe icyubahiro twebwe nyine ababuzi ababushyikira. Ariko ubwo bwenge wumva ukuntu bukomeye ku murongo wa 9, reka mpere ku wa 8, reka mbere kwa 7, ahubwo tuvuga ubwenge bw'ubwiru bw'Imana, ariko ubwo bwenge bwahishwe ari bwo bwenge bwahishwe Imana yaringanirije ibihe byose bitarabaho ngo buduheshe icyubahiro. Wumve rero iby'ubwo bwenge mu batware b'iki gihe nta wabumenye, kuko iyo babumenya ntibaba barabambye umwami w'icyubahiro. Umurongo wa 9 ari nawo nashakaga, aravuga ngo ariko nk'uko byanditswe ngo iby'ijisho ritigeze kureba n'ibyo ugutwi kutigeze kumva, ibyo ni iby'ubwo bwenge, ngo ibitigeze kwinjira mu mutima w'umuntu, ibyo byose Imana yabyiteguriye abayikunda. Ibyo byose bihishe muri ubwo bwenge, ariko ubwo bwenge bukaba ubwenge bw'ubwiru, ku buryo ni ubwenge bitewe n'uko buvuga iby'amaso atigeze abona, iby'ubwenge butaratekereza, ibintu bitarakomanga ngo byinjire mu mutima w'umuntu, uyu muntu w'inyama n'amaraso. Wapi, ubwo bwenge ntibishoboka ko yabushyikira. Niyo mpamvu Pawulo yabwiye iri torero ati ariko rero ubwenge tububwiriza mu batunganijwe rwose. Haleluya. Niyo mpamvu biba byiza rwose ko umuntu abanza nibura kumva intego y'agakiza, akumva gukizwa icyo ari cyo, wakijijwe ninde, kugira ngo akunde ashyikire ubu bwenge cyangwa ububwiru bw'ubumana. Bene data, niho uzasanga abantu bakuvirayo bakemeza baba Kristo b'abanyedini bibera mu nzira zabo uko babyishakiye, bitewe n'uko binjiriye mu bwenge bw'ubwiru bw'Imana bataragera igihe cyo kububwirwa, bataragera igihe cyo kubushyikira, barangiza bakabasezeranya ubugingo kandi nabo ubwabo ari imbata z'ibiboze. Ugasanga umuntu aremeza abakristo bibera mu byaha yuko Kristo azabajyanana n'itorero, ariko Kristo naza azabanza arebe ko twambaye imyambaro y'ubukwe, ko twese tuyifite. Niba udafite uwo mwambaro ngo azakujugunya hanze ngo aho bazaririra bagahekenyera amenyo. Yesu Kristo namara kureba ibyo by'imyambaro, ntago ari ugupfa kumukorera uko twiboneye, azazana arebe iyi mirimo twamukoreye. Tuzanyura twese ku ntebe y'imanza y'Imana nitugera mu ijuru, iyo ntebe ngo imirimo yacu igeragereshwa umuriro. Haleluya. Rero ubwo bwenge bw'ubwira abantu iyo batabushyikira, niho hahandi uzasanga umuntu akorera Imana uko abyumva, uko bimujemo arumva ari uko yabigenza, ntajya atinya gusararanga abandi ba Kristo rwose, akabaza nimwe ibintu bigiye kubacamo kangahe kandi ari kubikora bishaka, yibwira yuko ari ishyaka ry'Imana ribimutera. Ariko iyo wamaze gushyikira ubwenge bw'ubwiru bw'Imana, wibuka neza yuko buri murimo wose ukora uzaranda des comptes, tu vas rendre des comptes. Ntago byari bidukwiriye gukora imirimo itazibukwa, ntibyari bidukwiriye gukora imirimo imeze nk'imbagara. Ikidukwiriye bene data ni ugukora imirimo data aduhaye gukora, tukayikorana umutima wacu wose n'ubwenge bwacu bwose, nk'uko ijambo ritubwira ngo umurimo wose werekejeho amaboko uwukorana umwete. Haleluya. Uwo mwete rero niwo uzatuma umurimo wawe uhinduka. Abantu babiri bazaba barakoze umurimo umwe, ariko umwe yarawukoranye umwete, undi yarawukoze biguru ntege, yumva bimwivuniye, yitotombera Imana, yumva bimwiruhirije. Nyamara n'ubwo uwo murimo mwawukoze muri babiri kandi ari umurimo umwe, uwo mwubiza habundi ubimbagara, kubera yuko Imana izareba imirimo yacu, izitegereza niki kitumutiva kuyikorera. Uyu munsi rero tukiri kuvuga ku byo kuzamurwa kw'itorero, nifuzaga ko tuvuga ku bukwe bw'umwana w'intama, ariko ndi kubona yuko ntafite akanya kabyo. Nifuzaga ko tureba ku bukwe bwa Hadasa, ubukwe bushushanya cyane cyane ubukwe bw'umwana w'intama. Hari abantu Imana yagiye iduheraho icyitegererezo cy'uburyo ubukwe bw'umwana w'intama buzagenda. Ubukwe bwa Hadasa witwa Esiteri ni ubukwe bukomeye cyane, butwereke etape par etape. Tuzabuganira yenda
mfite akanya gahagije uyu munsi reka twisomere igitabo cy'ibyahishuwe, ubuhanuzi buri mu byahishuwe igice cyaho cya 7. Numvise ari amagambo nkwiye kubasangiza, ntago mfite akanya kanini ariko numvise aya magambo andimo cyane ko twasoma iki gice cya 7 cyose cy'ibyahishuwe. Ijambo riravuga ngo igice cya 7 ni igice cyiza nyuma y'igice cya 6. Igice cya 6 ni igice umwana w'intama yari amaze kumena ibimenyetso 7 bifatanije cya gitabo. Mu gice cya 7 rero duhita twinjira mu yindi faze. Kandi iki gitabo wibuke, iki gitabo cyo mu byahishuwe ibice 6, umuntu wabanje kucyerekwa ni Daniyeli abona iby'icyo gitabo. Yenda reka dusome imirongo mikeya, ni nkoze audio n'improvise tout simplement. Nifuzaga ko twisomera igice cya 7 cyo mu byahishuwe, ariko reka uko bije nabyo mbitange. Muri Daniyeli igice cya 12, reka yenda mpere ku murongo wa mbere. Aravuga ngo maze icyo gihe Mikayeli wa mutware ukomeye ujya ahagarikira abantu bawe azahaguruka. Hazaba igihe cy'umubabaro utigeze kubaho, uhereye igihe amahanga yabereyeho ukageza icyo gihe. Nuko icyo gihe abantu bawe bazaba banditswe mu gitabo bazarokorwa. Abo bantu bari kuvurwa ni abantu ba Daniyeli, ni abantu bo mu bwoko bwa Daniyeli, ni abayuda bari kuvugwa, cyangwa se reka mvuge ni n'Abisirayeli. Yego, Daniyeli ari kubwirwa iby'ubwoko bwe, iby'abantu be, cyangwa ibyo mu ishyanga akomokamo. Ngo maze icyo gihe Mikayeli wa mutware ukomeye ujya ahagarikira abantu bawe azahaguruka. Hazaba igihe cy'umubabaro utigeze kubaho, uhereye igihe amahanga yabereyeho ukageza icyo gihe. Nuko icyo gihe abantu bawe bazaba banditswe mu gitabo bazarokorwa. Ngira ngo ibi ngibi tuzabivuga ukwabyo, turi kuvuga nyine igihe cy'uyu mubabaro utigeze kubaho, igihe cy'umubabaro wa Yakobo, kizaba igihe cy'umubabaro utarigeze kubaho mu isi. Hanyuma umurongo wa 2 ngo kandi benshi bo muri bo bazaba barasinziriye mu gitaka bazakanguka. Bamwe bazakangukira ubugingo buhoraho, abandi bazakangukira gukorwa n'isoni no gusuzugurwa iteka ryose. Kandi abanyabwenge bazarabagirana nk'umucyo wo mu isanzure ry'ijuru, n'abahinduriye benshi ku bukiranutsi bazaba nk'inyenyeri iteka ryose. Umurongo wa 4 niwo nashakaga, ngo nuko Daniyeli bomba igitabo ugifatanisha ibimenyetso kugera igihe cy'imperuka. Benshi bazajarajara hirya no hino, kandi ubwenge buzagwira. Nuko jyewe Daniyeli nditegereza. Reka ndekere aho ngaho, tugarukire ku murongo wa 4. Nashaka kuvuga kuri iki gitabo cyo mu byahishuwe igice cya 6. Iki gitabo Daniyeli yarakibonye, ariko ntago yabashije kuvuga amateka yari akirimo yose, kuko ubwo yendaga kuyavuga yabwiwe kukibumba kugera igihe cy'imperuka. Ngo kubera yuko ibyo yeretswe ari iby'igihe gishyize kera. Hanyuma iminsi y'imperuka isohoye, umuntu w'Imana Yohana yerekwa cya gitabo Daniyeli yabumbye, akagifatanisha ibimenyetso. Arangije abona babaza ngo ninde ukwiriye wabasha kubumbura, gufata iki gitabo no kubumbura ibimenyetso bigifatanije. Nayo mateka dusanga mu gitabo cy'ibyahishuwe ibice 6, aho babumburaga rero umwana w'intama yabonekaga ko akwiriye akajya kubumbura cya gitabo kibumbiyemo amateka yose y'isi, cyane cyane amateka y'ibihe by'imperuka, ibyo tutari kumenya iyo umwana w'umuntu aza kutabumbura kiriya gitabo. Byari gukomeza bikaba ubwiru, ariko umwana w'umuntu amaze kubumbura kiriya gitabo, dutangira tumenya uko ibintu bizatangira n'uko bizarangira. Niyo mpamvu bene data, mu gusoma iki gitabo cy'ibyahishuwe hari ikintu ukwiye kwitondera. Ukwiye kwitondera ikintu cyitwa chronology, kuko iki gitabo nticyanditse mu buryo chronologique, ntago cyanditse uko ibintu bikurikirana. Uti gute? Iki gitabo cyabumbuwe cyari gifatanije ibimenyetso 7, cyari kirimo amateka kuva amateka y'iminsi y'imperuka kugera ku mperuka y'isi. Bivuga ngo ntago impanda zizarindira ko ibimenyetso byose bibumburwa kugira ngo zivuge, kubera yuko
yuko impanda ni zimwe mu mateka isi igomba kubamo. Ntago ziriya nzabya zizarindira ibyo, ahubwo iki gitabo cyo kirimo amateka tujyana akatugeza. Nunareba, reka yenda turebe aho ibi bimenyetso birangirira kugira ngo ndeke kubivuga juste mu cyuka. Ku murongo wa 13 w'ibyahishuwe, reka mpere kuri 12, nuko mbona amena ikimenyetso cya 6, habaho igishyitsi cyinshi, izuba ririrabura nk'ikigunira kiboheshejwe ubwoya, ukwezi kose guhinduka nk'amaraso, inyenyeri zo mu ijuru zigwa hasi nk'uko umutini iyo unyeganyejwe n'umuyaga mwinshi uragarika imbuto zawo zidahishije. Ijuru rikurwaho nk'uko bazinga igitabo cy'umuzingo, imisozi yose n'ibirwa byose bikurwa ahantu habyo. Abami bo mu isi n'abatware bakomeye b'ingabo n'abatunzi n'ab'ububasha n'imbata zose n'ab'umudendezo bose bihisha mu mavumo no mu bitare byo ku misozi, babwira imisozi n'ibitare bati nimutubweho muduhishe amaso yicaye kuri iriya ntebe n'umujinya w'umwana w'intama, kuko umunsi ukomeye w'umujinya wabo usohoye, kandi ninde ubasha guhagarara adatsinzwe. Urumva ibi bintu ni igihe bazaba bamenye ikimenyetso cya 6, ariko batangiye kuturorata inkuru zizaba mu gihe cy'inzabya 7 z'umujinya w'Imana, kuko ziriya nzabya 7 ni igihe cyo gucirwaho iteka kw'amahanga. Abantu bazi ko gucirwaho iteka kw'amahanga ari igihe abantu bazaba bajugunywe mu muriro ibintu birangiye, ariko iteka rizatangirira mu nzabya 7 z'umujinya w'Imana. Ririya ni iteka amahanga yaciriweho, niho tuzumva ngo iraguye Babuloni, niho tuzumva abantu barimo bataka ngo amasenga nabahishe, ngo oya, icyo gihe isi izaba igihari, ariko kandi abantu bakeneye kwihisha umujinya w'umwana w'intama, bakeneye kwihisha umujinya w'inkazi w'Imana, kuko muri icyo gihe cy'inzabya 7 abantu bazaba babona rwose yuko baciriweho iteka. Niyo mpamvu ahangaha bavuga ngo ntawubasha kwihisha intebe y'imanza, ntawubasha kwihisha, muduhishe amaso yicaye kuri iriya ntebe n'umujinya w'umwana w'intama. Mu by'ukuri iki ni ikimenyetso cyari kimenwe, ariko iki kimenyetso kiri kutubwira amateka y'ibizaba mu gihe cy'inzabya z'umujinya w'Imana. Niyo mpamvu iyo dusoma iki gitabo, akenshi dushaka kureba kronoloji y'uko ibintu bizakurikirana bishobora kuducanga, kuko icyambere ugomba kubanza kumenya ese ibi bintu biri gukorwa bijyanye na yahe mateka. Iki gitabo rero cyarimo gifatanurwa, cyari kirimo amateka y'iminsi y'imperuka, nk'uko umuntu w'Imana Daniel yabibonye. Arabwirwa ngo nafatanye icyo gitabo ngo agifatanishe ibimenyetso kugera mu minsi y'imperuka, kuko ngo amateka yari akirimo jistoma, kandi Daniel anerekwa, Imana yamubwiye yuko ibyo ari kwerekwa ari ibyo mu gihe gishyize kera. Munyemerere rero, twari tukiri kuvuga ku kuzamurwa kw'itorero, nifuzaga yuko dusoma iki gice cya 7 cy'ibyahishuwe, jistoma amwe mu mateka azaba muri iyo minsi y'imperuka niyo bagiye kutubwira hano mu gitabo cy'ibyahishuwe igice cya 7. Ntago bivuga yuko aya mateka azabaho ari uko ibimenyetso byose bimaze kumenwa, kubera yuko aya mateka afeza pariti y'ibyanditswe muri kiriya gitabo. Uko babumburaga kiriya gitabo niko bamenyaga amateka azakurikiraho. Rero aya mateka ayo tugiye gusoma afeza pariti y'ibyanditswe muri icyo gitabo cy'amateka y'iby'iminsi y'imperuka, icyo gitabo Kristo Yesu yagombaga kumena ibimenyetso byacyo. Hanyuma uhereye ku murongo wa mbere, ijambo riravuze ngo, hanyuma y'ibyo mbona abamarayika 4 bahagaze ku mfuruka enye z'isi, bafashe imiyaga 4 yo mu isi, kugira ngo hatagira umuyaga uhuha mu isi cyangwa mu nyanja cyangwa ku giti cyose. Mbona na marayika wundi azamuka ava iburasirazuba, afite ikimenyetso cy'Imana ihoraho, arangurura ijwi rirenga, abwira ba bamarayika 4 bahawe kubabaza isi n'inyanja ati, ntimubabaze isi cyangwa inyanja cyangwa ibiti,
tutaramara gushyira ikimenyetso mu ruhanga rw'imbata z'Imana yacu. Mbere y'uko ako kaga kagwirira isi, ngo habanje ikintu cyitwa gushyira ikimenyetso mu ruhanga rw'imbata z'Imana. Mbere y'uko, urabona hano turi mu gice cya 7, mu cya 13 niho tuzabona Satani nawe ashyiraho ikimenyetso ku bantu be, ariko aha turacyari ku kimenyetso cy'Imana. Buriya iby'Imana iteka kuko ibya Satani biza bibyigana, Imana niyo yabanje kugira ikimenyetso. Niyo mpamvu abantu bo mu masezerano yose bagiraga ikimenyetso bagirana n'Imana. Abantu bo mu isezerano ryo kwa Nowa, igihe Imana yabasezeranyaga ko itazongera kubarimbura, yabahaye umukororombyaho ikimenyetso cy'isezerano. Nta sezerano na rimwe Imana yatanze ritagize ikimenyetso. Abo kwa Aburahamu, Imana imaze kumubwira urubyaro ruzamukomokaho, ishyira ikimenyetso cyo gukebwa hagati y'ubwo bwoko n'Imana kugira ngo kigende kibe isezerano hagati y'urubyaro rwa Aburahamu n'Uwiteka, rwaba urubyaro urunguru rwo ku mubiri, rwaba n'abazamukomokaho bo mu mahanga yose, kuko dufite ikimenyetso cyo gukebwa ku mitima. Abatakebwa imitima ntabwo bishoboka ko bazinjira muri urwo rurembo. Dufite rero nk'urubyaro rukomoka kuri Aburahamu ikimenyetso cyo gukebwa nk'ikimenyetso cy'isezerano. Bamwe bagumana icyo gukebwa ku mibiri bakibagirwa icyo byashushanyaga, kuko Aburahamu ntabwo ari sekuruza w'isezerano rya kera. Aburahamu ni sekuruza w'isezerano ry'iteka. Aburahamu, isezerano rya kera ryaje kugira ngo Imana ibashe gusohoreza muri ryo isezerano rishya turimo uyu munsi, kuko mu isezerano rya kera yabahaye amategeko, ariko umuntu w'Imana Pawulo ajya gusobanura iby'ayo mategeko avuga yuko ayo mategeko yari umushorera wo kudushorera. Usome igice cya 3 n'icya 4 by'Abagalatiya, ngo kugeza ku gihe cy'isezerano, aricyo iki gihe turimo, igihe cy'isezerano. Mbese amategeko ngo yari ameze nka kwa kundi umuragwa abakiri umwana, agahabwa umurera amutwara muri bya bindi yarazwe, ariko kuko akiri umwana ataragera igihe cyo kubyitwarira. Hanyuma Kristo Yesu abonetse rero asohoza rya sezerano ry'urubyaro, kandi ku bwa Kristo Yesu haboneka rwa rubyaro rutabarika rugomba gukomoka kuri Aburahamu. Hanyuma Imana ihamagaye Aburahamu ishyira hagati ye n'abazamukomokaho bose ikimenyetso cyo gukebwa. Niyo mpamvu itorero ryo mu butayu ryose ryakebwe. Hanyuma uyu munsi itorero rya Kristo ryose rigizwe n'abantu bakebwe ku mitima. Imana ihamagara Mose, ikorana n'Abisirayeli isezerano kuri Sinayi, irangije ishyira hagati y'Abisirayeli iryo torero ryo mu butayu n'abazakomeza imihango ya Mose, ishyira hagati yabo isabato nk'ikimenyetso cyayo n'abantu bayo. Abandi basengaga igihe babyumviye, bakabaho bataruhuka, bakabaho bataruhura ubutaka, ariko Imana ibaha amasabato yayo nk'ikimenyetso kiri hagati y'ubwo bwoko n'Imana ya Isirayeli. Niyo mpamvu buri munsi wa 7 bagombaga kutagira icyo bakora, kuko icyo cyari ikimenyetso. Buri mwaka wa 7 bagombaga kuraza ubutaka umwaka wose, kuko icyo cyari ikimenyetso. Ibyaremwe byose byari bikeneye kuba muri iyo sabato. Rero buri sezerano Imana yagiranye n'abantu yagiye ibashyiraho ikimenyetso. Uyu munsi itorero rya Kristo dufite umwuka wera w'ikimenyetso, ngo ndetse yamudusigiyeho ingwate. Haleluya! Kubw'uwo mwuka ni nabwo tubasha gukebwa ku mitima. Abo mu isezerano rya mbere b'urubyaro rwa Aburahamu, bo batari bafite umwuka ubasha kubakeba ku mitima, bakebwaga gusa ku mibiri, ariko twebwe kubw'uwo mwuka dukebwa ku mitima, bene data. Haleluya! Rero nta sezerano na rimwe Imana yigeze igirana n'abantu ngo rye kugira ikimenyetso. Uyu muntu w'Imana rero Yohana agiye kwerekwa muri iki gice cya 7, abona yuko mbere yuko Imana isuka ireka abo bamarayika bahawe kubabaza isi ngo bababaze isi, abona yuko ngo Imana ibanza gushyira ikimenyetso ku bantu bayo. Reka dusome, mumbabarire,
ntimubabaze isi cyangwa inyanja, turi ku murongo wa 3, cyangwa ibiti, tutaramara gushyira ikimenyetso mu ruhanga rw'imbata z'Imana yacu. Wibuke na Satani ashaka gushyira abantu ikimenyetso mu ruhanga, gusa ibye kuko ari ibyiganano nyine ntago cyaba nk'iki cy'Imana, ariko nawe arimo araviza aho Imana iri kuviza. Ngo ntimubabaze isi cyangwa inyanja cyangwa ibiti, tutaramara gushyira ikimenyetso mu ruhanga rw'imbata z'Imana yacu. Numva umubare w'abashyizweho ikimenyetso ngo ni 1,000 n'ibihumbi 4 nibo bashyizweho ikimenyetso bo mu miryango yose y'Abisirayeli. Aba bantu Imana iri kuvuga igiye gushyiraho ikimenyetso mbere y'uko isi ibabazwa, haza uko kubabazwa kw'abo bamarayika bafashe imiyaga ine y'isi, bari abantu bo mu miryango y'Abisirayeli. Niyo mpamvu ahangaha batubwira ngo numva umubare w'abashyizweho ikimenyetso ngo ni 1,000 n'ibihumbi 4 nibo bashyizweho ikimenyetso bo mu miryango yose y'Abisirayeli. Kuva ku murongo wa 5 agenda arondora abashyizweho ikimenyetso, bose hamwe bakagenda baba ibihumbi 12 byo muri buri muryango w'Abisirayeli, nk'uko imiryango yabo ari 12. Dusimbuke tugere ku murongo wa 9. Aravuga hanyuma y'ibyo nyine amaze kubona abantu bashyiraho ikimenyetso, ibyo ngibyo yarari kubibona bibera mu isi, byari ibintu by'abantu bagiye kubabarizwa mu isi, ariko Imana ikuramwo abantu ibihumbi 144 ngo bagiye gushyirwaho ikimenyetso bo mu miryango 12 y'Abisirayeli. Abo bantu rero bari mu isi, ibyo bintu byarimo bibera mu isi. Ariko tugeze ku murongo wa 9, hanyuma y'ibyo mbona abantu benshi umuntu atabasha kubara, bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose, bahagaze imbere ya ntebe n'imbere y'Umwana w'Intama, bambaye ibishura byera kandi bafite amashami y'imikindo mu ntoki zabo. Ndagira ngo urebe itandukaniro ry'aba Bisirayeli bari mu isi bari gushyirwaho ikimenyetso n'aba bantu bavuye mu mahanga yose. Aba bavuye mu mahanga yose bo noneho ngo bari imbere ya ntebe bari kubabona mu ijuru. Abisirayeli bashyirwaho ikimenyetso yababonaga mu isi, ariko aba bavuye mu mahanga bose bo arimo arababona mu ijuru. Bivuga ngo reba iyi timing y'igihe mbere y'uko umujinya w'Imana usukwa, Abisirayeli bari gushyirwaho ikimenyetso, ariko abubaha Imana bo mu mahanga yose, birumvikana na Isirayeli irimo, abayubashye bafeza parti y'umugeni bo arimo arababona mu ijuru. Iki gicuze kugisoma witonze, meze nk'uri kubikora nirukanka, ariko numvaga bindimo cyane kugira ngo tuze kubona ibintu byagiye bibera rimwe, ibintu yeretswe bifitiye igihe kimwe. Mu gihe Abisirayeli ibihumbi 144 aba ni abahamya bagiye gusigara bavuga ubutumwa muri bene wabo, bagiye kubwiriza amoko yose n'abazabumva bose. Bo communication yaroroshye, niba bari kubwiriza bene wabo n'abandi bazumviraho. Ariko ngo habanza gushyirwa ikimenyetso ku mbata. Mbese Imana izisigariza abahamya bo mu Bisirayeli bo mu miryango 12 y'Abisirayeli, izasigara ihamiriza bene wabo. Haleluya. Izo mbata zo zizashyirwaho ikimenyetso ngo kugira ngo isi itababazwa abo bantu batariho ikimenyetso. Ariko nanone mu gihe ari kubona ibyo ngibyo, abona ibiri kubaho ngaho bashyiraho ikimenyetso ngo Abisirayeli isi itababazwa abo bantu batarashyirwaho ikimenyetso, agiye kubona ni mbere y'uwo mujinya nturasukwa, aba bamarayika ntibarahabwa akoro ngo batangire bakore, agiye kubona noneho habona mu ijuru. Reka dukomeze. Abona mu ijuru. Tugeze ku murongo wa 9. Hanyuma y'ibyo mbona abantu benshi umuntu atabasha kubara, bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose, bahagaze imbere ya ntebe n'imbere y'Umwana w'Intama, bambaye ibishura byera. Ejo twavuze kuri ibi bishura, tubona umuntu wihaye kujya mu bukwe atacyambaye, ukuntu bamugenje baramusohoye. Ngo bambaye ibishura byera kandi bafite
amashami y'imikindo mu ntoki zabo, bavuga ijwi rirenga bati, agakiza n'ak'Imana yacu yicaye ku ntebe n'ak'umwana w'intama. Nuko abamarayika bose bari bahagaze bagose ya ntebe na ba bakuru na bya bizima bine, bikubita hasi bubamye imbere ya ntebe, baramya Imana bati, amen. Amahirwe n'icyubahiro n'ubwenge n'ishimwe no guhimbazwa n'ubutware n'imbaraga bibi by'Imana yacu iteka ryose, amen. 13. Umwe muri ba bakuru arambaza ati, aba bambaye, wumve, abo bantu deja bahagaze imbere y'Imana mu gihe Abisirayeli bo barimo bashyirwaho ikimenyetso inaha mu isi, abo bavuye mu mahanga yose bo ngo bahagaze imbere y'Imana. Noneho umwe muri ba bakuru rero agiye kwiyaderesa kuri Yohana. 13. Bene data, abantu barwanya ku itorero rizazamurwa isi ikiriho, ariko rizazamurwa pe, rizazamurwa 100%, rizazamurwa mu isi haba akaga gakomeye. Itorero rizazamurwa. Yohana yaribonye riri mu ijuru, kandi aribona riri mu ijuru mu gihe amaze kubona abandi bantu mu isi barimo bashyirwaho ikimenyetso ngo bakomeze umurimo. Haleluya! Ariko agiye kubona umugeni, wa wundi wasanzwe yiteguye, wa wundi yasanzwe yaramaze kumesera ibishura bye mu maraso y'umwana w'intama, yambaye imyenda y'ubukwe yikwije. Uwo nguwo agiye kubona mubona mu ijuru. Umva rero, ikiganiro cyagiye imbere hagati ya Yohana n'uyu mukuru wari urimo umuvugisha. 13. Umwe muri ba bakuru arambaza ati, aba bambaye ibishura byera ni bande kandi bavuye he? Ndamusubiza nti, mwami wanjye ni wowe ubizi. Arambwira ati, aba ni abavuye muri urya mubabaro mwinshi, kandi bameshe ibishura byabo babyejesha amaraso y'umwana w'intama. Nicyo gituma baba imbere y'intebe y'Imana, bakayikorera mu rusengero rwayo ku manywa na nijoro, kandi yicaye ku ntebe izababambaho ihema ryayo. Iri hema tuzaribona rimanuka riva mu ijuru. Urebe ukuntu iri hema bazabambwaho ari nayo ya Yerusalemu nshya izamanuka iva mu ijuru. Iryo ni ryo hema ry'Imana. Haleluya! Ngo nicyo gituma baba imbere y'Imana, bakayikorera mu rusengero rwayo ku manywa na nijoro, kandi yicaye ku ntebe izababambaho ihema ryayo. Ntibazicwa n'inzara ukundi, ntibazicwa n'inyota ukundi, kandi izuba ntirizabica cyangwa icyokere cyose, kuko umwana w'intama uri hagati y'intebe y'ubwami azabaragira, akabuhira amasoko y'amazi y'ubugingo, kandi Imana izahanagura amarira yose ku maso yabo. Haleluya! Abo bantu yabonaga mu ijuru mu gihe abandi barimo bashyirwaho ikimenyetso ngo umurimo ukomeze mu isi hagati mu Bisirayeli. Agiye kubonabona ngo abameshe ibishura byabo mu maraso y'umwana w'intama, ngo bavuye mu mahanga yose umuntu atabasha kubara, ababona imbere ya ntebe, maze umukuru aramusobanurira amubwira ngo aba ni abavuye muri urya mubabaro mwinshi. Bene da, buriya abakristo gito nta mubabaro bagira muri iyi si. Niyo mpamvu iyo uvuze umubabaro mwinshi iteka bahora bategereje tribulation, kuko bumva ariho hazaba umubabaro. Ariko abakristo babana na Kristo mu kuri no mu mwuka babayeho mu mubabaro mwinshi, babaweho mu kwangwa n'imiryango yabo, babayeho mu gutabwa n'abantu babo, babayeho mu gufatwa nk'ibigoryi, nk'abantu badatekereza, ku mugani wa Paulo, kuko bavuga iby'ubwenge butaratekereza, ngo n'ibintu bitarinjira mu mutima w'umuntu. Babayeho nk'abantu bivugira utuntu tw'udufantezi, abantu bose babafashe nk'abadakomeye mu mutwe, nk'abafite ikintu babura, maze kubera kudasiganwa nabo muri ayo masiganwa yo guhiga isi babamo, akenshi usanga ari n'abantu bibereyeho mu bibazo byo muri ubu buzima, babayeho mu mubabaro mwinshi. Abantu benshi bo muri iyi si bafite utuntu tw'udutrike bakora kugira ngo bagere ku by'ubu buzima, hanyuma abo bameshe ibishura byabo bakisanga ntago bazabeshya ngo babone akazi. Ntago, buriya niba habaho ikintu kingora, ni ikintu cyitwa interview y'akazi. Interview y'akazi ndayanga, nanga iyo ntangiye kujya muri interview y'akazi bakambwira ngo nimbabwire my motivation,
avredire akazi ngiye gukora icyo ngiye kugakorera ni amafaranga, ntago ngiye kugakora kuko ariko nkakunze, it's not my dream job, ariko akazi ngiye gukora ni ukugira ngo ndebe ko natunga umuryango wanjye. Icyo rero wakibabwira. Hano rero batwigisha uko ugomba gusubiza muri interview, ngo rwose ngo akango ni akazi k'indoto zanjye, ngo urumva ngo nkunda kugira gutya na gutya, najya kubivuga nakwibuka ko ntabikunda nkumva byanze gusohoka, byakwanga gusohoka ka kazi sinkabone rwose. Ugasanga utwo tuntu abana b'isi bakora, niyo mpamvu Yesu yatubwiye ngo abana b'isi mu byabo babarusha ubwenge, yaba ubwenge bagira mu byabo twabugiraga mu by'ijuru. Ndeba ukuntu abana b'isi baza bakadutoza utuntu ugomba kuvuga batitaye ko ari ukuri cyangwa atari ukuri. Icy'ingenzi ni uko bazi kuko utwo tuntu nutuvuga nitwo turi buguhesha icyo ushaka, bakakwigisha utwo tuntu ugomba kuvuga, hanyuma wowe wajya kutuvuga byakunanira bakabona ntukomeye. Utwo dutrike batwigisha yakabaye abana b'ubwami natwe tuzi kwicarana na bene data tukigishanya iby'uru rugendo, tugahugurana, tukava mu gupingana, tukava mu gusebanya, tukava mu gutungana intoki. Tubayeho turi babana aho kugira ngo tubwirane iby'ubwami dukumbuzanye gakondo. Turatangira kubwirana, umwe ati ko uri umugore ntacyo wambwira, undi ati dayeri wowe ubwiriza kenshi njye mbwiriza gake. Ugasanga abana b'isi utwo tuntu ntatwo bagira, bo mu tuntu twabo bafite gahunda. Ni ibyaha nibyo, ariko mu byaha byabo bafite gahunda. Haleluya. Nishakiraga rero ko tuganira kuri iki gice cya 7 ubwo Yohana yerekwaga igihe ikimenyetso cya 6 cyari kimaze kubumburwa, ibyo birangiye, arangije amwe mu mateka yeretswe. Rero amwe mu mateka azabaho mu minsi y'imperuka nuko hari igihe kizaza Imana igashyira ikimenyetso ku bantu bayo bagiye gusigara ari abahamya. Ibyo 144 byo mu Bisirayeli bigiye gusigara ari abahamya hagati muri bene wabo. Kandi agiye kubona noneho ibyo yabonaga, sene yabonaga mu isi irarangiye, ahise ajya noneho muri sene iri mu ijuru, iri paralele n'iri mu isi. Mu isi barimo barashyirwaho ikimenyetso, mu isi barimo barategurirwa umurimo ugiye gukomeza, ariko agiye kubona abantu bavuye ngo muri urya mubabaro mwinshi, ngo ariko nubwo bari muri uwo mubabaro ntago byababujije kumesera ibishura byabo mu maraso y'umwana w'intama w'Imana. Ngo nicyo gituma ngo babe imbere y'Imana iteka bayikorera, ngo kandi Imana izababambaho ihema ryayo. Iryo hema izababambaho ni naryo izamanura ino mu isi, ije gutwarira mu isi. Kristo Yesu aje kwima ingoma ye, tuzabiganiraho. Haleluya. Bene data, itorero rizazamurwa, kandi rizazamurwa mu gihe isi izaba iri mu gihe cy'akaga gakomeye, cy'umujinya ukomeye, abantu babuze aho bihisha ijisho ry'Imana, babuze aho bahungira Imana. Ariko abameseye ibishura byabo mu maraso y'umwana w'intama w'Imana bazaba bagose ya ntebe, barimo bitegura kubambwaho ihema ry'Imana rigiye kuza gutwarira hagati mu bantu. Haleluya. Imana iduhana umugisha. N'ayo magambo magufi numvaga nshaka kubasangiza, kandi nifuza kugukumbuza ibi byiringiro by'abera. Ni ukuri itorero rizazamurwa, kandi ntago twabikiye umujinya w'Imana. Imana iduhana umugisha. Mugire umunsi mwiza. Murakoze.